Turabasuje kandi twishimiye kuba twongeye kubasanga kuri izi mikoro za Moto TV. Reka twizere ko mumeze neza, twizere ko mukomeje kugubwa neza. Njye mwumva kuri mikoro nitanga ishaka Herve Kimanetsi. Reka nizere ko wamaze gukora subscribe, nizere ko ibintu byose bimeze neza. Hanyuma kuri uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko y'urukundo. Nimwegere hino twiyumvire iby'urukundo ku bahungu n'abakobwa, abasore n'inkumi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikizakubwira ko umukobwa agukunda nubwo atabikwereka. Ntibikunze kubaho ko umukobwa atinyuka kukubwira cyangwa se kubwira umusore ko amukunda bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye. Ibyo ariko ntibizamubuza kubikwereka mu bundi buryo. Iyo witegereje neza cyangwa ukagenzura imikorere y'umukobwa, yaba ari mu buryo avuga, akora se, uzabona bimwe mu bimenyetso ko agukunda. Muri ibyo uzabona harimo ibi 10. Icya mbere, agira isoni nyinshi iyo muri kumwe. Usanga umukobwa ugukunda ariko yaratinye kubikubwira, agira isoni nyinshi iyo muvugana. Azatinya guhuza amaso nawe kandi akore mu musatsi we cyane. Abicisha mu butumwa bugufi akoherereza. Mu butumwa mwandikirana uzasanga akubwira ko akwishimira ndetse n'andi magambo meza, gusa ntazabasha kubikubwira murebana. Inshuti ze zirakuzi bitewe n'ukuntu agukunda, ajya kubiganiza inshuti ze kandi anagutake imbere yabo. Akenshi inshuti ze zikumenya mbere y'uko wowe uzimenya. Akwitaho cyane, azakora uko ashoboye kose kugira ngo akwiteho. Azajya ahangayikira kumenya uko umeze, nugira ikibazo azihutira kugufasha. Nurwara azakurwaza, mbese akube hafi bishoboka. Aseka kenshi muri kumwe, waba uri kumuganiriza ibisekeje cyangwa ibidasekeje waraseka. Nimuhuza amaso ahita amwenyura kuko aba yakwishimiye bihambaye. Azihutira kugusaba imbabazi. Iyo yagukoshereje cyangwa yakubabaje, aca bugufi akagusaba imbabazi kandi ntazongere gukora iryo kosa. Azagufuhira. Akenshi nakubonana n'undi mukobwa bizamubabaza. Uzabona akubajije byinshi ku mukobwa yababonanye kuko ntiyishimira kubona uri kumwe n'abandi bakobwa batari we. Yibuka ibyo wamubwiye. Uzatangazwa nuko azirikana cyane ibyo mwaganiriye, yaba ari ibintu bito cyangwa binini aba abyibuka. Ikindi cya 9, yishimira kugendana nawe. Ntibikunze kubaho ko umukobwa yemera kugendana n'umusore mu muhanda. Niyemera ko mugendana abantu babareba, nuko agukunda. Icya 10 aricyo cya nyuma, ariko nizera ko mwamaze gukora subscribe. Icya 10, agukurikirana ku mbuga nkoranyambaga. Muri iki gihe turimo cyo gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane, uzasanga uyu mukobwa agukurikira ku mbuga nkoranyambaga, yaba Facebook, Instagram, Twitter, ubu yahindutse X, YouTube ndetse n'ahandi. Ibyo bimenyetso ko ari 10 nubibona ku mukobwa uzamenye ko agukunda ariko ataratinyuka kubikubwira. Ngayo nguko abasore mbibiye amabanga. Hanyuma namwe bakobwa, nsoza sinabura kubabwira, ntimureke gutinya, mubwire umusore ko mukunda. Nubwo abenshi babyitwaza bavuga ngo mu muco nyarwanda nta mukobwa ugomba kubwira umusore ko amukunda, ariko nyamara urukundo nyarukundo ibyo ntabwo rubyitaho. Mubabwire ko mubakunda niba mwarabakunze. Hanyuma mwari kumwe nanjye Itangishaka Herve Kimanetsi. Nizere ko mwamaze gukora subscribe. Mugire ibihe byiza, Imana ibarinde.